ya bantu banjye mumeze mute none uyu munsi twajiye umugasobanuye astage ni ibintu utangiye byo guhagarika filime ntabwo ari byo urabona umupapa William Dena atabikora neza bakagendana. Okay, twese turabizi neza ko ininja guhaguruke nta kindi kintu cyagutabara cyangwa se n'undi muntu wagutabara se Imana yo mu ijuru. Kuno ruhande turabona umukobwa cyangwa se inshinzi iri gukuramo cyenda cy'imbere, ariko kurundi ruhande twese tubona umujama ari kumwitegereza biriya bintu arikanga nawe birebye aratungurwa. Ariko wa mukobwa yakomeje gukuramo ka cyenda cy'imbere ni ninja. Amaninja duhaguruke bagabo namwe muze dukora inama. Ese afata ka cyenda cy'imbere cyagashira mu pantro wa mugabo, uno mundi mugabo uri ku ruhande nanone uri gukora ikinyabiziga cya, ariko wa mugabo bibonye avuga ati amasho nguye kuyafata biriya bintu ntago ari byo. Umukobwa ngomba kumukurikirana nkareba ibyo ari byo. Wa mukobwa yakomeje gufata ka cyenda ke cy'imbere akomeza kugashira muri ya pantro wa mugabo, niba ari umushoferi cyangwa se ari hafi y'imodoka ye, bisa nka imodoka yari yagize ikibazo ari kureba mu mapine ikuntu byaba bimeze, ari no kuri telefone yabaye busy cyane kuri telefone. Mugabo yakomeje kugenda ni umukire ngira ngo muri kureba ko agaragara neza. Amafaranga ari igaragaza dore abagabo bakoze ikofi, ariko ndabona inshinzi zamuhagurukiye. Wa mugabo yahise abireba arumirwa ati biriya bintu ntibisanzwe, uriya mukobwa ngomba kumukurikirana ibyo yakwigira byose, biriya bintu ngomba kumenya ibyo ari byo. Uriya mugabo ntago byaba byaje kuriya gusa. Wa mukobwa we ibi bintu byo gukuramo akenda kawe kimbere ukakamburuka gashira mu pantaro ya mugabo, ndumva ari ibintu bidasobanutse neza, ariko tugomba kubisobanukirwa. Niyo mpamvu naje ndi Social Jeremy ku buhanga bw'ibyo umuntu ukurikirana amashusho neza ni Bestegen producer, ariko ndamwirukana ari guhagarika. Turebe wa mugabo wa mukire ku rundi ruhande aracyari kuri busy muri telefone, ntazi ibijya imbere, ariko twebwe twamaze kumenya ko bashiza cyenda cy'imbere muri telefone ye. Birasa nkaho ari kuvugana no mu tekinisiye cyangwa se abandi bakora amamodoka. Rundi ruhande turabona umukobwa mwiza cyangwa se niba ari umumama mwiza turaza kubimenya, ari ku gipangu. Wa mukobwa ahisaza, narakubwiye inshuti yanjye, narakubwiye sinagwisha ngewe ngo ufite amakuru. Icyamakuru cy'inshuti yabyageza ko umugabo wawe ni indaya, arara mu bagabo yirwa mu bagore byinshi cyane. Ni ibiki se byagenze gute? Umva nkubwire, umugabo wanjye namwiboneye n'abagore, namwiboneye yari kumwe n'indaya no muri ya modoka yawe imwe wamuguriye. Burya kumuye no umugore wa mugabo. Reka turebe ati umugabo wanjye ndamuze ntabwo akora ibintu nka biriya. Aturaza kubimenya ruko bimenye, kuko n'abakobwa bari kumwe hari n'umwe tuziranye yambwiye ko baryamanye kandi yamuzanye mu modoka. Ikindi kandi ngo n'ikimenyetso uze kureba, uze kumureba, ntabwo uri buze kubura ikimenyetso, uze kureba mu myenda yanjye umugabo ni ibiki birimo. Nyinde umugabo wanjye ni ibiki birimo. Ati simbyumva umugabo wanjye ntabwo yankuriye ibintu bimeze nk'ibyo, arankunde cyane nanjye namukunda. Uraza kubimenya nuhagera, gusa njyewe ndabizi amagambo y'abagore namwe ntimuyobe ukuntu bavuga menshi. Reka twikomereze. Ati wowe uza kwitegereza umugabo wawe neza, njye namwibona ari kumwe bari kugena ni gutya byose ari indaya se. Ariko narakubwiye umugabo wanjye ntukamwizere, ariko nyabone mwibuke ko umugabo arenganwe. Umukobwa arashaka gusenya urugo rwa mugenzi we. Abakobwa ntago ari abana beza ku rundi ruhande, ariko ntago ari bose. Turabizi neza ko abari beza, bizi neza ko abakobwa beza, ariko abakobwa benshi sinzi. Ahise afata telefone ahamagara umugabo we ati reka mpamagara nanjye ndebe n'ibintu uri kumbwira ari byo. Ariko umugabo ku ruhande yahangayitse, imodoka isa nkaho yagize ikibazo, ategereje umukanishi ngo azarebe ibyo ari byo. Reka turabiko umugabo yahise ahamagarwa, afata telefone ati alo. Yari ikanze umugore ari kumubwira nabi, nibiki shiri? Ati nibiki ntago wabingura bimwe by'abagore namwe muri kubyumva nibi. Mubwire. Ati nibiki ko nabyumva neza, nibiki ntagukora? Niki wowe uri kumwe n'indaya mu modoka? Nibiki warangiza ukambwira ngo imodoka yagize ikibazo? Ibyo ni ibiki? Ashiri imodoka yagize ikibazo, ibyo ngibyo indaya uri kuvuga ntago mbizi. Ntunyizera, ngwino uribe na imodoka igisaba. Ati ngwino none ashiri, ngwino bimbwira neza, urambwira ukuntu uri mu ndaya. Wowe uransi gukambwira ngo imodoka yagize ikibazo nagutegereje ndakurazi. Oya shiri ntago uruko bimeze, imodoka yangeranye ikibazo, ibyo ndayivuga ntago mbizi. Ati ntago byumvikana, none se mugenzi wanjye yambese yakwiboneye, ngwino bisora neza ukuntu wambese ngo imodoka ifite ikibazo nyamara wibereye mu ndaya. Sheri no, mukuri wanjye urabizi neza ndagukunda, ngwino nawe uri imodoka yagize ikibazo. Nabuze umukanishi namuhamagaye kuri telefone, ari kumwe n'abandi bantu ntago ari kubasha kunyumva, ariko reka ze mbase nsige n'imodoka ubimbwire neza. Ati umugabo wawe ndakubeshye, njye namwiboneye
bari kumwe n'indaya bari gukora ibintu bitari byiza ubwo imodoka niba yagize n'ikibazo ariko ari kumwe n'izo ndaya ze ntago gukunda araguca inyuma cyane ariko abagore mwabaye iki kuki ngubwira nk'inshuti yanjye ntunyizere nyizere njye namwiboneye ati sheri wanjye ntago wabinkora mutima wenda kuva mushiri wanjye ibyo ni ibiki kuki wanci inyuma kandi uziko ngukunda bw'intu arabimbwira neza arabisobanura neza ati ndureba narabikubwiye ariko abagore nk'aba baraduhagurukiye bagabo muze dukora inama ndabona inshinge zaraduhagurukiye ziri kuduteranya n'abagore bacu Stegene rero amenye nawe uramenye rwose katwikomereza ikindi kandi dukomeza mbere yuko dukomeza n'agafilime kacu mwibuke kandi ko dufite umusobanuzi ukora neza w'umwuga witwa William Deni arakora neza kuri umugabo yahisaza turaza gukomeza William Deni ati dore urushinya ababyeyi yendaga kuvamo ariko abagabo ntibagiranye ababyari ati n'uyu nguyu namwibone nibiki sheri kuki uri kungubita iki njya kukubita n'urundi bagabo twaragowe Stegene yavuga ngo ntazashaka mukagira ngo ni ibindi ati sheri kuki wanci inyuma bire ibintu wakoze ntabwo ari byo wowe uranci inyuma nibiki sinakoze ibiki ukamesha nk'imodoka yagize ikibazo kumburi kumwe n'abagore uri kumwe n'indaya warangiza ngo urambesa ndagutegereje ngo uje kuntora warangiza nk'imodoka shiri ibintu uvuga nibyo mugore avuga njye nakwiboneye uri guca umugore wawe inyuma wimubeshera rwose wimubesha byemere wabikoze ati wowe nakwiboneye wibihakana ngaho bihakane shiri ibintu bari kuvuga simbizi uyu mugore nuwo kuki ushaka kuduteranya kuki ariko ndabateranya gute njyewe namwibona ari kumwe nabo niba bihakana noneho nazo urebe ati shiri kuki wanci inyuma shiri urampora ubusa uyu mugore yarambeshera arashaka kuduteranya njyewe mbateranya mu biki ubundi uri iki kurya nabateranya na mugenzi wanjye umashuti yanjye iki kigaba ntikikubeshe ni cyana kibi kiraguca inyuma kuva na kera narabikubwiraga ntiwabyemera none yakubesha mu imodoka kandi ari kumwe n'abagore benshi cyane ni indaya ndamuzi naramwiboneye ati sheri no ati kuki umukobwa yashaka gukwangiza mutwe kuki wumva ibintu biri kuva mu mutwe uyu mukobwa ahubwo si muzima mu mutwe ati ngaho ngwino tugusake turebe ibyo bimenyetso bavuze ufite uranze rebe cyo gikobwa ati ngwino turebe ati hindukira se ngwino ati gikobwa uri kurendebe cyo gikobwa kandi agukubita ati umukobwa shiri umukobwa yidutiranya simuzi ngaho zane myenda yawe ati kubera ko umukobwa azi ibyo yakoze niyo mpamvu ari gushaka kumuteranya n'iki bagore mumenye ubwenge ntihakazagira umuntu upfa kubinjirana ngo arakubesha ngo ni inshuti abagore benshi bakobwa benshi barahumuye barashaka kubatwara abagabo ntawamenye wasanga kuna n'uyu mugabo ati shiri ibintu uyu mukobwa araduteranya ati kuki wavuga ngo araduteranya kandi ucinyuma ishaka reka ndebe hindukira turebe umukobwa yarizwe ashaka gukora muri wa mfuka avanamwe iki yavanyamwe iki kakenda kemera ashaka kugaragara ati ndeka wa mugore urashaka aho iki uko ntakuzi nibiki ushaka kuwutandanya n'umugore wanjye barazamuye umukobwa yarumiwe nyabone inshuti zanyu umukobwa yarumiwe umugore we yarumiwe umwenda w'imbere shiri akenda kimbirona nakagendana ariko umugabo yabaye nk'ukubiswe n'inkuba yarabyitegereza nawe yibaza ibyo ari byo ati ibintu simbizi kuki sheri no simbyumva akira imyenda yawe yarakamukubise ariko umugabo ariyangana ati ambara n'ubundi wirirwa mu maguru y'abagore ntabwo mpa agaciro ibi ni ibiki niba ari agafukamunwa ugenera kambare n'ibyo ushaka ati shiri ibintu urabona ibintu ubu nkoreye njye naragukunze ndakwizera none uraranca inyuma ukajya mu bagore n'ukuntu ngukunda uza abasore nanze kubera wowe bakantu abakobwa ntibakabura iyo babaye ngo banze abasore kubera twebwe gusa ntabwo twanze ati shiri ibi ni ibiki ako shiri urambabaje urandengushe n'ukuntu nakwizeye umugabo shiri ibintu ntimbizi ibintu bivuye he ntabwo ibintu mbizi njyewe ibintu ndi kubona nk'ibintu bidasanzwe ibi ntabwo mbizi ati yikubesha narabikubwiraga noneho ngubu urabona ko ni inshuti yawe umugabo wawe nta mugabo ufite rwose araguca inyuma nibyo yirirwamo mu maguru shiri ibintu umugore ari kuvuga kimwe umugabo araguca kuduteranya
umugore wanjye urabizi ko ngukunda ibintu by'imyenda imbere ntabwo mbizi sinzi ukuntu byageze mu pantaro yanjye. Ati ntubizi none byifashe bishira mu pantaro yawe sheri nako ntukirishe ruringirwa abagabo nta mugabo kurimo. Ariko nyamara umugabo w'abandi ntabwo azi ibijya imbere ntazi ukuntu byagenze. Ariko twebwe twatangiranye iyi filime twamenya ko uyu mukobwa nubwo ari mwiza ku isura rwose ukabona agaragara neza ariko nta mutima afite, arashaka guteranya umugabo n'umugore bakubise umugabo. Ati sheri kuki n'ukuntu nagukunze sheri komeza unkunde kuko ibintu by'iyi myenda mfite ntago mbizi, ibintu ntago nzi ukuntu byangezeho sheri, nta n'umunsi nanatekereza turabisobanura neza. Wow, amahirwe wa mugabo yesagera mwiruka kwa mugabo yari ari kubyitegereza byose. Ariko muri ceceka ngiye mbabwire wowe uravuga iki? Genda va hangaha uravuga ibiki? Uyu ni umugabo n'umugore, reka wowe uraza ubyivanga mu by'abandi uravuga ibiki? Kaga kobwa kishinze kuko kazi ibyo kakoze. Ati ariko nyina abasobanurira sheri urambabaje sheri kuko nagukundaga ariko wa musore mwese ni kimwe ugumeze kimwe n'ikigabo kirahanka uri kigabo cyangiye cyanci inyuma kijya mu bagore. Ndakwanga sheri ndakwanga urambabaje. Ati ariko mada ngewe mwanya mbasobanuriye mbabwire nubwo ntazi iby'imbere ariko hanga nababwira mfite amakuru y'ibintu birahanga. Ati wowe wa mugore umukobwa nubwo afite urahanga wowe ni wowe nyiramayaza n'ibi bintu ni ibiki nyiramayazane ni ibiki uzi birahanga kuri mugabo yirwa aca umugore w'inyuma ni inshuti yanjye none ndarebera bari guca umugore wanjye inyuma ngo mbure kumutabara nge naje kumubwira ko nabonye umugabo we. Ati nakwiboneye wa kigore we wa gikobwa we nakwiboneye ushaka guteranya urugo rw'abandi. Uyu mugabo uramubeshyera wowe nakwiboneye uri gukora ibi bintu ni wowe wafashe induzu ushira mu pantaro ya mugabo. Ati njyewe mburiye n'uyu mugabo ko njye ahubwo banangera amakuru wampaye ndi kumubona. Ariko amakuru ndayafite boss wigira ikibazo. Uyu mugore njyewe namwibona ari gufata cyenda akava uri handi ku imodoka yawe uri kureba ikibazo gifite agafata agashira mu pantaro yawe wambaye. Ati njyewe wagisobanura se kumbeshyira. Ati ibi bintu wabyiboneye n'amaso ya wa mugabo mufata tureka kubeshya mwese abagabo ni bamwe ntawe utandukana n'umugabo wanjye uri kunca inyuma. Ariko wabyemera utabyemera uyu mugabo wararengana byose n'uyu mukobwa namubonye. Wambonye iki ko ngende ku inshuti yanjye bari kubica inyuma ngo wambonye? Ati ariko musore kuki wabeshyira inshuti yanjye ko myizera? Uyu mugabo erega niwo wabikoze byose ndabizi. Inshuti yanjye yituriza ariko kuki ngiye mfite ibimenyetso mureke mbereke ibimenyetso byose. Mwibuke koko uyu musore wacu afite ibimenyetso aramusa bigaragaje uyu mugabo yaba byose nyine bigiye ku murongo kuko umugabo abesherwa kandi inshuti y'umukobwa ihita imenya ko nta nshuti ifite. Mwibuke ko kandi iyi ni filime nziza hari n'undi musobanuzi ubikora neza cyane witwa William Jenny. Ni umusobanuzi mwiza mu gasobani asobanura indirimbo asobanura amafilime n'utundi twinshi akora kuri Menya Social Entertainment. Nimuzacikwe n'ice cya kabiri ngende social journey ngibisanzwe.